Ibaze kumara amezi 5 mu mahanga mu gihugu nk'Ubwongereza, ariko buri joro ryawe ryose ari intambara n'amarira, kandi waragiye uzi ko wisangiye umukunzi wawe mumaze gusezerana kubana akaramata. Ibaze uko bamera ubutabera buguhaye amahoro, maze mu kanya gato utaraniruhutsa ugasanga inyuma y'umugabo wiringiye mu gihe cy'imyaka 10 yose hari irindi banga rigiye gushinyagurira ubuzima bwawe buziraherezo. Bakunzi ba Diaspora, ikaze muri episode ya 7 ya True Story ISHAVU RY'URUKUNDO. Niba utarakora subscribe uyikore nonaha kugira ngo dukomeze kubana muri iyi True Story n'ibindi bitandukanye tuzabategurira. Ntiwibagirwe no gukanda like niba wakunze iyi True Story kandi wanayisangiza abandi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umunsi ikindi kinyoma cya Keve cyagiye ku mugaragaro, n'ukuntu nyuma yo gufungwa kwa Keve ibaruwa yaturutse i Kigali ije guhatira Queen gufata umwanzuro udasanzwe. Inyamaswa muntu ifite umutima w'uburyarya no kuyorobeka itangira gucira amarenga bucece. Burya Keve ntabwo yarushije umuntu bwe ageze mu Bwongereza gusa, oya, ahubwo amayeri ye yatangiye kuva kera akiri i Kigali. Burya se wakemera ko i Kigali yasize amaraso ye n'amarira mu wundi muryango? Mbere y'uko twinjira byimbitse mu ibaruwa yavuye i Kigali, dore ikindi mu bintu bikomeye ushobora kuzicuza nk'uko byagendekeye Queen. Nta kindi ni ukugira ubwoba n'agahinda bigatuma ufata umwanzuro wo guhunga urugamba no kujugunya amahirwe wari wiherewe n'amategeko. Mu gice cya 6 ubutabera bwa Rwandan bwakoze akazi kabwo uko amategeko yari ari. Keve yakatiwe gufunga imyaka 5 muri gereza kubera iterabwoba ryo kuba yaraje ku rugo rwa Gloria ahari hari Gloria, Queen ndetse n'umwana we, akaza yitwaje icyuma, akaza ashaka kubagirira nabi kugeza ubwo batabaje inzego z'umutekano. Nubwo byagenze bityo, wa mukecuru we bakundanaga w'umuzungukazi ntabwo yamutereranye. Gusa uwo mukecuru nawe yari yahawe gasopo n'urukiko ko atagomba gukomeza kwivanga mu rugo rwa Keve na Queen. Twasoje igice cya 6 kandi Queen yahawe inzu yo kubamo ndetse yanahawe ibyangombwa, hanemejwe ko atinjiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranye n'amategeko nk'uko byari biri mu byo uwo mukecuru yakomezaga gushimangira, avuga ko uyu Queen ari we uri gukomeza kubangamira Keve kugira ngo yibonere ibyangombwa byo kuba no gukorera mu Bwongereza. Niba utarabashije kumva ibi byose mu gice cya 6, wasubira inyuma ukumva iki gice cya 6 ndetse n'ibindi bice byose by'iyi True Story ISHAVU RY'URUKUNDO guhera ku gice cya mbere. Uyu munsi rero amezi 5 arashize Keve ari muri gereza Rwandan. Queen uyu munsi ari mu rugo yakiriye ubutumwa buzanywe n'iposita. Yari ibaruwa iturutse i Kigali mu Rwanda. Queen yafashe iyo baruwa akikubita amaso, yumva umutima uramuriye. Yewe yabanje no gutinya kuyisoma, ariko kera kabaye Queen yafashe umwanzuro wo gusoma iyo baruwa akareba ibiyikubiyemo. Queen yafunguye iyo baruwa n'ubwoba bwinshi. Queen yasanze iyo baruwa yaranditswe n'umukobwa witwa Alice utuye mu mujyi wa Kigali. Iyo baruwa yagiraga iti: Queen, niba uri umugore wa Keve i Rwandan, ndagira ngo nkubwire ko uwo mugabo wiringiye ukamuha umutima wawe yari yaradusize mu kaga gakomeye i Kigali,
Jyewe n'umwana wanjye, mfite umwana w'umukobwa uba ufite imyaka 3 nabyaranye na Kevin, uwo mugabo mubana. Yanyambitse impeta y'urukundo mu ibanga, ambwira ko adashaka ko abantu babimenya, kuko ngo yari amaze kubona amahirwe y'inzozi ze yo kujya gutura Bwongereza. Yanyizezaga ko agiye gushaka ubuzima bwacu njye n'umwana, gusa akambwira yuko yabonye ayo mahirwe tutarabana, kandi ko bitashoboka ko duhita tujyana. Yanyijeje ko atazatinda kuza kuntwara, kuko ngo tuzabanza tugasezerana tukaba umugore n'umugabo, maze amategeko akamwemerera gutwara umuryango we. Ibyo byose byarabaye. Yananteye inda, yagiye ntwite. Nyuma y'uko agenda narabyaye, ubu mfite umwana w'umukobwa. Yamaze imyaka 2 yose ari mu Bwongereza, yarahagaritse kunyitaho, atitaba telefone yanjye, yewe tutanavugana. Ubu njyewe n'umwana tubayeho mu buzima bw'ubukene, tubayeho mu buzima bubi pe. Mu gihe gishize nibwo namenye amakuru ko yishakiye undi mugore, gusa namenya ko nabo bitameranye neza. Namenye ko bitabaye byiza ku buryo byageze n'aho Kevin afungwa. Nibwo nahise mbona ko Kevin atari umuntu, ahubwo ari inyamaswa. Maze rero nawe wihangane, ubwo nyine tuzakomeza kubwirana iby'agahinda kacu, ariko niba hari n'icyo wanyifashiriza wamfasha, dore mwebwe nimupfa kubura burundu wabona hari ubufasha wawe. Ugira amahoro. Queen akimara kubona iyi baruwa, umutima we warateye cyane. Akimara kumva ubutumwa bukubiyemo, noneho umutima we urahashiriye. Yibutse ukuntu mu myaka 10 yose yamaranye na Kevin i Kigali yamwizeraga nk'Imana ye, yamwizeraga nk'Imana ye ku isi pe, akanga abandi basore bose, akizirika kuri Kevin akagira ngo niwe muziranenge uzamwambika ishema. Akimara gusoma iyi baruwa, Queen yafashe telefone ahamagara Gloria. Gloria wari umaze kuba umwizerwa kuri Queen, wari umaze kumubera nk'umuvandimwe hano i London. Yabwiye Gloria ati, Gloria, noneho zibimbayeho. Uyu mugabo Kevin Ubuhemu bwe ntabwo bwatangiriye i London gusa. Burya uzi ko bwateguriwe i Kigali? Burya uzi ko i Kigali afite undi mugore? Burya uzi ko i Kigali afite n'umwana? Burya Kevin yakundanaga n'undi mukobwa mu ibanga rikomeye, ndetse mbere yo kuza Rwandan yamuteye inda, ubu afite umwana w'imyaka 3. Gloria, uzi ko ntashobora kugumira Rwandan mu Bwongereza muri iyi nzenze? I Kigali hari undi mubyeyi duhuje umuruho, twasangiye umugabo, tukaba tunasangiye umuruho. Gloria, uzi icyo gukora. Nyuma y'akazi, Gloria yahise aza kureba Queen, bafite uburakari bwinshi cyane. Yasomye ibaruwa yose, hanyuma areba Queen mu maso, aramubwira ati, Queen, Kevin abaho pe, si inyamaswa gusa. Uzi gufata umwanzuro wo gusubira i Kigali amara amasa, ugasiga ibyangombwa wari wimuboneye mu Bwongereza. Uzi ko kubibona bitoroha, dore wowe wari ufite n'inzu yo kubamo, wari ufite inzu baguhaye kugira ngo ubemo n'umwana uvukiye mu gihugu cy'Ubwongereza. Aya ni amahirwe wari ubonye, ntabwo ari amahirwe abonwa na buri wese. Ndumva rero kuyata ukagenda byaba ari nko kwiyahura. Tuza, ahangaho hafite amahirwe menshi Queen. Queen ntiyabyumvaga, yagiraga ati, Gloria, ishema ryanjye n'urukundo rwanjye
byarashyinguwe burundu. Reka nisangira Alice, n'ubundi twasangiye umugabo. Wenda nzabona tuzajya tuganira agahinda n'amarira twatewe na Kevin, kuko sinshaka kwibona nishimira amapawundi mu Bwongereza mu gihe undi mwana yishwe n'agahinda bigeze aha ngaha. Bakunzi ba Rugenda Pretty Pro, ntimwabyumva pe. Queen yafashe umwanzuro pe, atangira no kwitegura urugendo rugaruka i Kigali. Ibyo byose byabaye muri iryo joro, dore ko Gloria yari akiri aho ngaho. Queen atangira gushaka inzira bizanyuramo kugira ngo agere i Kigali, atangira gushaka itike, atangira kubaza amakuru. Gloria yicaye aho. Gloria yafashe Queen mu biganza, aramureba, arangurura ijwi rye agira ati, Queen, va muri ayo untege amatwi kandi unyumve Queen, ntunyizera Queen, ibi bintu urimo si byo. Usubiye i Kigali mu Rwanda uyu munsi waba ubaye ikigwari pe. Nta kintu waba wigishije Kevin n'uyu mukecuru w'umuzungukazi bakomeje kugukorera ibi byose hano i London. Hano i London amategeko yamaze kuguha uburenganzira bwo kuhaba, baguhaye inzu yo kubamo, ufite uburenganzira bw'akazi, kandi ushatse akazi ukongeraho n'inkunga z'abana uhabwa kubera umwana wavugiye hano i London. Byakubera urufunguzo rwo kugira icyo wafasha Alice kurusha kujya kumufasha kurira gusa. Urumva kumufasha kurira byabageza kuki? Iri jambo risa n'iryakanguye Queen, amaso yarafunguka. Queen yahise abwira Gloria ati, uzi ukuri pe, nsubiye i Kigali twembi na Alice twakomeza kunganirana mu marira n'agahinda n'ubukene. Ntawaba afite icyo amarira undi, kuko sinamenya ko nahita mbona akazi. Alice nawe nta kazi afite, ntawagira icyo amarira undi. Reka ngume London, ndeguma hano muri iyi nzu, reka ngerageze ahubwo mpite nshaka akazi. Nubwo bitoroshye kuko nyifite umwana muto, ariko reka nshaka akazi, ndebe ko wenda ntazagira icyo mfasha Alice n'umwana we. Dore n'umwana wa Kevin, nubwo Kevin yamemukiye, ariko njye ntabwo nzatererana uyu mwana we. Reka ndebe ko ntazajya ngira icyo nohereza Alice, maze akabasha kubaho, uyu mwana nawe akabasha kwiga, dore yarageze n'igihe cy'ishuri. Queen yarongeye afata ya baruwa, areba nimero ya telefone iri kuri ya baruwa, afata telefone ye maze yandikira iyo nimero ya Alice ubutumwa bugufi agira ati, Alice, ishavu ryawe ndaryumva, kuko nanjye Kevin yambereye undi hundi kugeza ubwo yaragiye no kunyica naranamuhunze. Imana yaramfashije nkamuhungira ku nshuti yanjye, ariko aha nsanga n'icyuma ashaka kunyica, kugeza ubwo inzego z'umutekano zidutabaye zikamufatira mu cyuho, agashyikirizwa amategeko, agakatirwa gufungwa. Kevin uyu munsi ari muri gereza, ariko tw'abagore yaremye mu kinyoma gikomeye cyane. Tugiye gufatanya dufashanye ubuzima. Humura, sinzagutererana, nzagufasha icyo nshoboye cyose. Queen yahise atangira inzira yo gushaka akazi, nubwo byari bigoye kuko yari afite umwana muto. Yatangiye urugamba rwo gukora amanywa n'ijoro. Ariko se uyu mwanzuro wo kwihuza kw'aba bagore babiri urabubona ute? Uretse ibise ko nyuma gato wa muzungukazi yazaniye Queen urwandiko ruvuye muri gereza, rwanditswe na Kevin, rukanyuzwa mu banyamategeko. Uru rwo rurimo iki? Ese uyu muzungukazi mubona azaha Queen amahoro mu Bwongereza?
Ntuzacikwe na episode ya 8. Ntibagirwe gukanda subscribe no gukanda like kuri iyi true story.